Squid Game, filime seri yamamaye ku buryo butangaje, igira igikundiro ndetse ya mbere yo muri Aziya, irebwa cyane kurusha izindi ku mbuga zicuruza filime nka Netflix. Nakwegeje byinshi kubivugaho, ushaka ko utarumviseho mbere. Burya iyi seri Squid Game yari ifite irindi zina yagombaga guhabwa, kuko mu 2019 Netflix yatangiye imishinga y'iyi filime aho yitwaga Round 6. Imifatanyirize hamwe na Netflix n'uwakoze Squid Game Hwang Dong baza kuyihindura yitwa Squid Game, ndetse ubwari ubwa mbere uyu Hwang director yarakoreye sosiyete mpuzamahanga y'amafilme ngayo gukora Squid Game, ngo utari kwitwa Round 6 irangira ihinduriwe izina. Hwang umaze kukubwira haruguru yamaze imyaka irenga 10 yiga kuri umushinga wa filime ya Squid Game. Hwang yanditse script y'iyi filime mu 2008, arangiza draft yayo UBURYO mu 2009. Byatwaye uwanditse iyi filime amezi 6 yose kugira ngo bandike episode 2 za mbere, we n'umwanditsi hamwe na director. Byatwaye imyaka irenga 10 kugira ngo iyi filime Squid Game tuyibone uko twayibonye. Mu kiganiro yagiye na Radio Times yayibwiye ko inkuru yumvaga itari isanzwe ndetse irimo ubugome bwinshi, kurya cyese ko ishobora kutari gutuma irebwa cyane ngo igire amafaranga yinjiza menshi, kuko yumvaga iri kwamaza ubwicanyi n'ubugome, ndetse avuga ko yagize amafaranga n'abazakina iyi filime kugeza Netflix ifashe uyu mushinga nyuma y'imyaka 10 yose itarakorwa. Yaje kubwira The Korea Times mu kiganiro yagiranye n'iki gitangazamakuru ko nyuma y'imyaka 12 Squid Game yanditse, nta kabuza rwose isi yari imaze guha ibene filime zikoze mu rugomo n'ubwicanyi ku mugaragaro. Bitari kumubuza rero gusohora filime irimo inkuru nk'izi ngizi ziri mu bwicanyi n'ubugome, ndetse we rwose benshi muri mwe ahangaha muranazikunda cyane horror movies, serial killer movies zerekanwa zigira igikundiro zikanarebwa cyane. Ku yindi ngingo muri Squid Game, ibikuta mu byumba by'abakinnyi burya hariho ibishushanyo bigaragaza umukino uri bukinwe mu yindi episode. Byumvikane ko ngeze nko bari kuwakopeza, ariko ntabwo bigeze bivumbura muri ibyo byumba babaga barimo habwa harimo imikino bazakina yose muri filime. Niba wararebye filime mu mukino wa mbere bakinnye, igipupe gikoreshwamo burya cyari mu buzima busanzwe. Niba wifuza rero no kugisura, birashoboka ko ugere mu gace ka Jeoncheon mu gice cy'icyaro mu majyaruguru ya Seoul, aho iki gipupe cyaturiwe ngo kibashe gukinishwa muri iyi filime ya Squid Game. Ikindi gitangaje kuri iyi filime, abazi ko abakinnyi babatoranyaga bakaba nimero bazahamagara bifuza kwinjira muri uyu mukino. Iyo nimero yabaga igizwe n'imibare 8 yabaga iri muri business card. Iyo nimero basanzeho mu buzima busanzwe. Yewe umugabo umwe yavuze ko igeze guhamagara inshuro 4,000, bivuze ko nimero afite igeze guhamagarwa inshuro 4,000 ku munsi umwe. Ndetse umwe mu bakandida ku mwanya wa perezida muri Korea yifuje kuyigura ngo abashe kuyitunga. Iyi nimero yamamaye muri filime ya Squid Game. Squid Game imaze kuba imwe muri filime zarebwe cyane kurusha izindi kuri Netflix, kubera ko ni filime y'Abanyakoreya yaje ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa filime zarebwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse Netflix co-CEO Ted Sarandos yatangaje ko Squid Game yaba yarebwe cyane kurusha izindi mu mateka ya Netflix mu minsi iri imbere. Director Hwang nakubwiye haruguru uriya yakutse amenya 6 kubera stress yari afite zo kubura uko Squid Game izakorwa nuko yajya mu bikorwa. Iki gihe yagize stress nyinshi atakaza amenya 6 yose. Jung Ho-yoon mwakunze muri Squid Game ni ubwa mbere agaragaye muri filime, kuko mu buzima bwe bwose akenshi bagabira mu byo kumurika imideri. Jung Ho-yoon rero bwari ubwa mbere agaragaye muri kariyeri yo gukina nk'uwabigize umwuga nka actor. Tumenyere ko filime zikinwa mu bice bigiye bitandukanye no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye byinshi, gusa Squid Game yakinwe mu mujyi umwe wa Daejeon hafi ya Seoul, umujyi mukuru wa Korea y'Amajyepfo. N'abanzi izindi filime nka Train to Busan n'ayakinwe muri aka gace, bivuze ko Squid Game itikize mu mujyi umwe bari kuyikina. Agahigo Squid Game ifite yarebwe n'abarenga miliyoni 111 mu minsi 28 yonyine igisohoka, n'abakoresha Netflix OIC irenga ko bita Shonda Rhimes ndetse na Bridgerton yarebwe n'abarenga miliyoni 72 zonyine. Ngaye ngo kuri ibyo naguteguriye muri Squid Game, naho njye ndi Shema Jean-Luc.